Urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana. Yesu umwami yaratsinze ni muzima, yanesheje urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana. Turashimangira neza ko Yesu ari muzima, ibitangaza n'imirimo akora ni muzima, ibimenyetso byerekana ko ari muzima, ibitangaza akora munsi y'abazima. Turashimangira neza ko Yesu ari muzima, ibitangaza n'imirimo akora ni muzima, ibimenyetso byerekana ko ari muzima, ibitangaza akora munsi y'abazima. Yesu umwami yaratsinze ni muzima, yanesheje urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana. Yesu umwami yaratsinze ni muzima, yanesheje urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana. Intego yazanye Yesu kwari ugucungura umwana w'umuntu, itanga ku musaraba ngo njye nawe duhabwe ubugingo, twari abo kurimbuka tuzize ibicumuro byacu, maze aramanuka duhuza na Data wo mu ijuru, none ubu yaratsinze ni muzima nahimbazwe. Intego yazanye Yesu kwari ugucungura umwana w'umuntu, itanga ku musaraba ngo njye nawe duhabwe ubugingo, twari abo kurimbuka tuzize ibicumuro byacu, maze aramanuka duhuza na Data wo mu ijuru, none ubu yaratsinze ni muzima nahimbazwe. Yesu umwami yaratsinze ni muzima, yanesheje urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana. Yesu umwami yaratsinze ni muzima, yanesheje urupfu na Satani ni muzima, ubu yarazutse ari mu ijuru, icyubahiro ni cy'Imana.
icyubahiro ni